Bakunzi ba Byakubera TV muraho neza, Umwami Yesu niyamamare yamamare. Uyu mwanya rero tugiye gukora isabune ikomeye wakwifashisha mu rugo cyangwa se wakwifashisha uri koga. Isabune ngiye gukora irimo umuti witwa igikakarubamba. Ibikoresho ngiye kwifashisha rero, ngiye gukora isabune ingana na wa muti mutoya inusu. Ndifashisha ibi bikoresho bikurikira, muri kubona umunzani uri imbere yanjye. Ndibwifashishe iforomo, iyi ni iforomo. Ndibwifashishe ndakora udusabune dufite iyi design, zere ko muri kuyibona. Ikindi ndifashisha ni amavuta mililitiro 250 y'amazi yacu nababwiye, ni mililitiro nayo 250, ariko harimo umuti, harimo igikakarubamba. Ikindi ndifashisha ni whiting, ndibwifashishe garama nkeya zishoboka, ni garama 25 za whiting. Nifashishe soda ash ndifashisha garama 2. Siliketi ndibwifashishe garama 6 cyangwa se mililitiro 6. Ayibonye. Ngiye gutangira gukora rero, ndabanza gupima ibikoresho byacu. First of all, kano kadobo niko ngiye kuvangiramo. Ngiye gushyiramo amavuta, ngiye gupima nanone, ngiye gupima whiting garama 25. Whiting garama 25 ngizi, bizere ko muri kuzibona. Ndazishyira muri ya mavuta yanjye. Ikindi ngiye gupima ni soda ash. Ngiye gupima garama 2. Garama 2 za soda ash. Arengeje bisaba kubahiriza ibipimo. Soda ash mwayibonye nako kaba kameze, nako ngiye kugashyira nayo ngiye kwishyira mu hano. Gahunda ikurikiyeho nta yindi, ni ukuvanga. Murabona ko ndi kuvanga amavuta yacu na bya bindi bitatu nshyizemo. Ni amavuta, whiting na soda ash. Mu bikoresho bindi dusigaje kuvangamo ni siliketi hamwe na caustic soda. Nibagiye kubibabwira, aya mazi arimo igikakarubamba navangiyemo caustic soda.
caustic soda rero kugira ngo uyikoreshe imeze nk'utubuye nk'umunyu, uyivanga mu mazi, nyine hari ibipimo ukoresha. Wamara kuyivanga mu mazi ukayitereka byibuze nk'amasaha 2 cyangwa 3 kugira ngo ibanze ihore, kuko iyo umara kuyishyira mu mazi ukavanga ihita ishyuha. Amazi arashyuha, umwotsi ugacumba. Bisaba ko ubikora ukayitegura hakiri kare, ukayitereka ikagira gute, ukayitereka igahora. Bisaba ko uvanga kandi ukavanga umujyo umwe. Ndibutse ko uburyo ndi kuvangisha ni uburyo umuntu uwo ari we wese yabona bitamugoye, ariko nk'ubu ngubu iyo mba mfite blender yayindi hand mixer banahise nkozamo gutya kakikaraga tayari bikaba byanoze. Ariko mu gihe utayifite uriyeranja kandi ugakora isabune yawe rwose ukayifashisha mu rugo. Badamu rwose, bashuti banjye, bagenzi banjye, ndabararika hari uturimo rwose umuntu yakabaye yikorera mu rugo atarinze kuvuga ngo aradukora agendeye, cyangwa se tuvuge nk'ibikoresho ukavuga ngo ese bije yacu dufite mu rugo ingana ite, ese wakwiga gukora akantu nk'aka ngaka nta kintu kakongera mu rugo rwacu. Niyo mpamvu ndi kubabwira rero ngo n'uyu mwuga wo gukora isabune uramutse uwuzi rwose byagufasha. Ayo waguraga ibikoresho ushobora kuyanaga mu kabogisi cyangwa se ukayabika kuri konti yawe bitewe n'aho wizigama. Y'umwaka ushize aba yaragwiriye. Wowe icyo ukora, niba ku kwezi warapanze ko ugura amasabune y'ibihumbi wenda ibihumbi nka 5, ukavuga ngo nkoresha omo nk'iy'ibihumbi 3, gusa ibihumbi 8 ugiye kugura ku nshuro ya mbere ntabwo nibwo byaguhenda, ariko hari nk'igikoresho ugura ukakimarana igihe kinini rwose. Tuvuge urugero nk'iyi ngiyi siriketi iyi mfite nyimaranye igihe, ndayikoresha ndayifashisha iratubuka cyane. Ushobora kuyigura uyimarana igihe kinini kwa. Icyo nshatse kubabwira aha ngaha ni ukubabwira ko iyo ugura ibikoresho bwa mbere ugiye gutangira niho biguhenda, ariko hari ibyo umarana igihe kinini. Tuvuge urugero nka benzoate iyo yifashishwa no mu bintu bijyanye n'ibyo kurya, murayibona ituma biramba, ni konseriva, ituma biramba. Nk'iyi ngiyi yazashira bigenze bite ko umuntu yifashisha duke cyane. Rero nshuti zanjye, ntimuzatinye, mujye mukora namwe mwikorere mu rugo kugira ngo musevinge ku ruhande, mugire icyo musevinga. ni uguhashya ubukene buri hanze aha ngaha twifashishije cyangwa se duciye mu nzira izo arizo zose zipfa kuba ari inzira zo mu mucyo. Rwose wikoreye isabune mu rugo waba usevinze ikintu kinini. Mbibutse ko n'isabune y'amazi iri hafi kubageraho rwose, mwihangane, mushonje muhishiwe, nayo nzayibereka. Ni igihe gito cyane nkayibereka. Mereye kuri iyi ngiyi kuko niyo nabonye abantu benshi baba bafitiye amatsiko kandi ntigora habe na gatoya rwose. Namwe muzabigerageze, murabona uruvange rwanjye. Ikindi nababwira, aya mavuta turi kwifashisha ni amavuta asanzwe y'ubuto. Ushobora kwifashisha amamesa, ushobora kwifashisha amavuta ava ku bimera, mbese icy'ingenzi ni amavuta.
mbibutse ko mumaze gushyiramo benzoate ituma isabune yamara igihe kinini cyane. Nshyizemo garamu 1. Uravanga nawe ukareba ngo ese nizere ko muri kubibona. Twakomeje kuvanga rero, uruvange rwacu rwanoze neza. Gahunda ikurikiyeho ngiye gushyiramo y'amazi arimo igikakarubamba, arimo na acide caustique. Ngiye kubisukamo hano, ubundi mvange noneho cyane kurusha uko navangaga mbere. Murayabona yagenda nsukamo gake gake. Iyo usutsemo uhita wumva impinduka, niyo mpamvu bisaba kuvanga cyane. Iyo amavuta ahuye na acide bibyara indi reaction ikomeye cyane. Nizere ko mwese mubona impinduka mu ibara rwose ari itandukaniro. Birasaba kuvanga cyane kugira ngo reaction chimique yacu igende neza. Mbibutse ko ibi bikoresho bigomba kubikwa kure y'abana, uretse n'abana bigomba kubikwa kure y'abantu bakuru, kuko ibi bintu ni ama acide, bisaba kuyahisha kure. Ubundi ntabwo byemewe gukora ibintu nk'ibi ngibi utambaye ga cyangwa ngo ube wambaye agapfukamunwa. Impamvu ntabyambaye ubu ngubu aka kanya ndi gukora ni uko ibitumuka cyane, tuvuge nka caustique, nabiteguye kare. Ibindi rero nari ngiye gukoramo byo nta effect bigira cyane, ntabwo biguruka kandi nakoze dukeya, ntabwo twapfa kuntarukira. Niyo mpamvu nta bikoresho by'ubwirinzi nambaye, ariko ubundi kirazira kikaziriza gukora mu acide utambaye ibikoresho by'ubwirinzi. Nababwira iki rero, isabune mugomba kwiga kuzikorera mu rugo, bizabafasha kandi muzabimbwira muri commentaire, ndabategereje. Ikindi kintu rero kigiye muri iyi sabune yacu ni ya siliketi. Nshyizemo grama 6 na grama 3 z'impumuro. Nkoresheje impumuro yitwa lavenda, impumuro nziza cyane ikundwa, gahumura neza pe. Iyo nawe ugeze ahantu ukarita uhibwira, karahumura cyane. Abantu bazi parfum yitwa lavenda barayizi cyane, barayizi ukuntu gahumura neza. Isabune yacu rero murabona ko yafashe, ndacyari kuvanga ngo inoge neza 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 ku rwego numva ndi safe. Nk'uko mubibona rero, nk'uko nabibabwiye, isabune yacu
yacu yatangiye gufata. Ubu gahunda ikurikiyeho ngiye kuyishyira mu iforomo kugira ngo ariho ifatira. Nk'uko mubibona rero, iyi ni ya sabune yacu tugiye gushyira mu iforomo. Kano gaforomo ni keza, gateye apeti. Nizere ko mwabibonye. Iforomo yacu rero nk'uko muri kubibona, murabona ko isabune yagiyemo imeze neza. Ubu ndi kugira gutya kugira ngo mbe ndisiri ko yicayemo neza, yagiyemo muri twa twenge, ya design yacu ko mwayibonye. Making sure ko ariko n'isabune yacu izaza imeze.